icyo ni ikibembe ufite. Yo abaganga bose nabavugaho ariko nanabavugaho hari ibibembe bagira bamwe kuko merutse kuzenguruka amavuriro 5 ninjoro umwana arwaye bitunguranye sanga yose arafunze. Ngenda mwigeze mbona ibiti bigenda arangije mukoro bwa kabiri ati ndabibona none ibintu ni sawa sawa nimubanze mukorwaho kabiri. Ngo abantu barebe ibikezi dufite inshuti zireba ibikezi we ukabana n'umuntu areba ibikezi akabona uri mubaka kwanga nuko ureba ibikezi ufite inshuti zireba ibikezi uyu musore impamvu yakwanza areba ibikezi nasubira akorwe kabiri. Yes, kamashimira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu ibaha. Nanone turi kumwe n'umubyeyi jya bihangana nkwita umushumba ariko turi kumwe n'umushumba. Uraho neza mushumba? Uraho ariko zankoraho wa muhungu zankoraho pe. Tororo ryacu ntiryemera abashumba b'abadamu ntiribyemera ariko ubundi mama Leone gushumba ubundi ni iki? Nukuyobora abantu ariko bashobora kubyumvira mu mvugo yuko nizamuye cyangwa bitewe n'imyumvire bitewe nuko umuntu yaramutse. Bundi umushumba no umuntu ugize abantu ayoboye. Ni wanjye ubundi umushumba w'iwanjye mfite abantu nshumbye iwanjye mfite abantu nshumbye muri famille mfite abantu nshumbye muri business yanjye. Nugushumba ubwo tubisobanuye babyumve neza. Wari ugushumba muri ADPR? Ntabwo nshumbye itorero rya ADPR ahubwo uri umwe mu bakristo ba ADPR cyane kandi uri umuntu aba pasiteri mu rugo rwe. Ndiyo hari itorero ryo mu rugo niba urishumbye rero ni pasiteri waryo. Yego. Okay, ariko nawe nyine uri umwe mu bashumba b'urugo kubera ko mushumba mukuru tugeze gukorana ikiganiro ndamukunda cyane ariko kuri izi kamera arakenewe. Aranabasuhuza cyane ari bize muri no minsi muri uyu mwaka afite intego yihaye awutangiranye courage zo gushakishiriza ubuzima bw'abana be nanjye kandi araza vuba ari buze vuba kuri kamera umuhumure ari gutegura nawe arategura ntabwo ajya apfa kuza kuri kamera atateguye akunda gutegura. Okay, reka nshimira abantu bari mu majyepfo cyane cyane Kibabara. Ukoze akantu keza cyane mu majyepfo aho tuvuka n'abantu bavomye ubwenge erega buriya n'abantu bize muri kaminuza nkuru y'u Rwanda Butare wacu yo aho uzasanga bakaze. Abantu mu majyepfo cyane cyane Kibabara ndabasuhuje bagira umugisha. Reka dusuhuze abantu bari burengerazuba burasirazuba amajyaruguru umujyi wa Kigali intara ya 6 y'abadiaspora. Kadusuhuza abantu bari muri East Africa, abantu bari muri Canada, abantu bari muri West Africa, abantu bari muri North Africa na South Africa, abantu bari muri Amerika, abantu bari muri Australia, abantu bari muri Aziya n'abantu bari muri Europe. Imana y'amahoro ibarebe neza ibishimire kandi batateshe. Ubwo tugiye tufatamo ibihugu bwacya bukira ko turabakunda cyane. Ahubwo ikigaragaza ko tubakunda nuko tugerera kuri kamera igihe. Icya kabiri tukaza kuvuga ibyo mwari mukeneye kumva. Kandi nukuri nimujya mwumva umugani w'abarundi mukumviriza mukumva harimo ikintu kizima mujye mutanga comment muvuge muti uyu munsi nukuri Imana ibaha umugisha mwagize neza. Ujya muduhaye ari nanjye ukavuga ukundi kuntu buriya nabyuze batumotive kabisa. Muri commentaire niho nkura izindi mbaraga zo kuvuga hari byifuzo bashyira muri commentaire namwakoze burya n'umuntu nakugaburira ajye umubwira ngo murakoze gose. Niyo mpamvu rero nshaka ko uyu munsi dutangiza n'isengesho ryacu ry'uyu munsi. Rya jambo ryavuze ngo ni ukuduha ibyo kurya byacu by'uyu munsi.
mwatangiza isengesho kugira ngo ntaza rwose gutandukira, hari igihe mujyanye mu tuntu n'utundi tugasanga nyine nuko. Mana tugushimiye ibyatubayeho, tukuragije n'ibiri imbere mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Imana y'amahoro rero iguha umugisha kandi kwishimire. Ubu noneho rero uyu munsi watuzaniye iki? Uyu munsi ubu ntabwo umuntu yaguha kamera na mikoro byose. Uyu munsi turafatanya ibyo ngiye kuvuga kuko ni Bibiliya. Bibiliya nta murokore inanira. Abantu badukurikiye bamenye ko umunyamakuru wacu ni umurokore. Ni umurokore mba mbona ushaka kuzamuka mu mavuta cyane, ivuga butumwa nitureba nabi uratwubika. Ariko Imana ishimwe ko atari amarushanwa twajemo. Tugiye rero kuganira amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cya 2 cy'Abami, igice cya 5 duhere ku murongo wa 1. Havuga ngo Namani umugaba w'ingabo z'umwami w'i Siriya yari umutoni kuri shebuja kandi yari umunyacyubahiro, kuko ari we Uwiteka aheshaga Abasiriya kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari, ariko yari umubembe. Rero amagambo tugiye kuganira ikintu cyerekeranye n'ibibembe cyangwa umubembe. Uyu mugabo Namani hari ibintu bikomeye yari afite bigeze kuri 5. Cya mbere yari umutoni, cya kabiri yari umunyacyubahiro, icya gatatu yaraneshaga, yari yarahawe intsinzi muri we, cya kane yari umunyamaboko, cya gatanu yari intwari. Ariko ikibabaje ngo yari umubembe. Hirya y'ibyo bintu tuvuze bikaze bikomeye umuntu yakwifuza, harengejeho akantu kuko yari umubembe. Birababaje. Ariko ngiye nyuma gake yagize amahirwe yo kwakira umukozi wo mu rugo uturutse mu gihugu kirimo umukozi w'Imana ufite amakuru y'aho Namani yakirira ibibembe. Nubwo atariho cyane nshaka kwerekeza, ariko ndashaka gushimira aka gakozi ko mu rugo. Aka gakozi ko mu rugo kinjiye mu rugo nta bujajwa gafite, nta n'ubugome gafite nk'ubwa bamwe njya mbona. Abakozi bo mu rugo disi bubahwe bamwe. Turabashima ariko tukanabanenga. Reka tubavugeho tuze gushimira aka gakozi kagiye gukora kwa Namani. Ndanenga abakozi bo mu rugo bahembwa amafaranga akenewe, bamara guhembwa amafaranga akenewe, ariko ugasanga akenshi cyane ntago bitwaye neza. Harimo ababeshya, harimo abiba ba nyirabuja n'abandi bagiye batandukanye. Abo bo turabanenga, ariko n'ubundi tugashimira abandi nabo bafasha ba nyirabuja kuba bagubwa neza, bakabasengera, bakabita umushahara. Ugasanga umushahara ni ku buryo nyokobuja cyasohoje abona umushahara guhemba ari muke bitewe nuko mubana nuko n'ibyo umukorera, ahubwo akababazwa nuko iterambere ryawe akagushingira sha ayarangiza akanakugurira. Ngenzi abakozi bakoze mu rugo bakabashingira bakanabagurira n'amazu. Tukanenga abakozi babona ababosi mu gitondo barangije kwitegura akazi bagiye, rimwe na rimwe banamenya n'amakuru rugo kubera umwuka wo kumviriza, bagacunga mu gitondo cya kare ba nyirabuja bamaze gushyiramo umwambaro w'akazi ko nta kidoka, bazi gahunda bararanye kubera na wa mwuka bagira wo kumviriza. Ati ndagiye, ati mu rugo barampamagaye, ati cyangwa mama arapfuye, ati cyangwa nyogokuru arapfuye, bahora bica bene wabo. Ati ndagiye. Abo turabanenze, ntabwo ari abana beza. Tukanenga kandi abakozi banywa amata y'abana basigiye. Ndatangiye. Banywa amata y'abana, ugasanga umukozi arabyibushye ariko abana rera bomye bahagaze, bakanywa amata y'abana barangiza abana bakoma bahagaze. Ndabanenze. Nkanenga abakozi bagira umwuka w'umudayimoni
umuntu witwa Nyirasafari tubabarire, hari umudayimoni witwa Nyirasafari uba mu bakozi bo mu rugo, ubyuka mu gitondo ukabazerereza ahantu ukora uhembwa neza ntuvunika, ukabyuka mu gitondo tuwajya n'ahandi, wahagera nawe ukamara amezi 3 wa mudayimoni witwa Nyirasafari atumva se naha ngaha agenda, aho ugenda udasezeye, aho ubyuka mu gitondo bakakubura, aho usezera dayimoni wa Nyirasafari agakugukoresha mu ngo nk'icumi mu mwaka umwe. Turabinenze turanenga abakozi barara ku byumba bya ba nyirabuja bumviriza mu gitondo bagatanga raporo mu baturanyi no kumariba aho bavomera n'abatumweho, ndabanenze Imana ibababarire. Tukanenga abakozi bagira uburangare baba ku matelefone bakagaburira abashebuja na ba nyirabuja ibiryo bishiririye kubera guhamagarana bidacika. Nyoko buja na shobuja bagusanga kuri telefone kaba bize kandi abakubwira ibyerekeranye n'umwuka w'ubugoryi bagushaka bakakubona. Ibyo nabyo turabinenze muri iki kigana. Nabyo ni ibibembe. Nabyo ni ibibembe kuko ngiye kuvuga ku bibembe. Ibyo ni ibibembe biranga abakozi bo mu rugo. Bimwe bibembe biranga abakozi bo mu rugo ni ukubona abashebuja batasha agatangira agafata umwana, mama gwinda dukine, ukihererana abana bundi mu gitondo babye bagenda ugatangira gukubita uhondagura. Ibyo nabyo ni ibibembe n'umwuka w'ibibembe. Tukanenga abakozi bamara imyaka 10 cyangwa imyaka 5 mu rugo rw'umuntu, ukora uhembwa kandi ukoresha korogate yo kwa boss, wisiga amavuta yo kwa boss, urya ibiryo by'ubuntu utari bwishyure, ukamara imyaka nk'ibiri nta n'uwakubaza n'ibihumbi 200 ngo bibone. Ibyo nabyo ni ibibembe, ubundi wari ugize Imana ugiye guprofita kugira ngo utere imbere. Ibyo nabyo ni ibibembe. Ni ibibembe pe. Turabinenze muri iki kiganiro. Uze kumenya umwuka w'ibibembe ugendana nabo wo kuba mu babosi ntube boss. Yego. Wo kuba mu babosi, wo kugendana nizo benzi ugasa nazo. Ariko ugendanye n'umuntu. Usa n'umuntu. Ugendanye n'umukire. Usa nawe. Ugendanye n'umunyamafaranga. Cyane. N'umunyamwuka. Ubu munyamwuka. Rero ndashaka kuvuga kuri ibi bibembe kandi tubikarangira tubyibije muri Yorodani. Umuntu wese ufite ibibembe muri iki kiganiro tugiye gukora biraza kurangira nkwibije muri Yorodani cyangwa wibiye muri Yorodani 7 ugahumanuka. Wowe wari umwuka w'ibibembe uba mu bakozi bo mu rugo wo kuzinduka ntibakore akazi bahamagariwe. Bibiri vuga ngo bakozi mugandukire bashoboje. Ubwo ni abakozi bo mu rugo. Reka tuvuge n'ibibembe by'abakozi bo mu biro. Abakozi n'abantu yari afite biriya bintu byiza tuvuze bitana, ariko yari afite ibibembe. Uyu mukozi yicaye mu biro kugira ngo yakire abaturage ashinzwe kwakira, ariko watangiye akazi wakira abantu 10 ku munsi, ugeza aho wakira abantu 2 nabwo ntubakire neza. Umuntu akamara igihe kinini ashaka service akayibura agasanga uri mu biro, uri mu bintu tutazi ibyo ari byo. Icyo nacyo ni ikibembe. Icyo ni ikibembe ndugu yangu. Wize bikuvurnya ufata yitatu senga uti Imana makazi, ugize gutya wicaye mu biro kuri machine uri gupyonda uri guklika, umuntu arinjira ukamureba nkaho utamuzi ngo mwe muretse. Icyo ni ikibembe ufite. Abaganga bose nabavugaho, ariko nanabavugaho. Hari ibibembe bagira abamwe, kuko merutse kuzenguruka amavuriro 5 ninjoro umwana arwaye bitunguranye, sanga yose arafunze. Iryo joro jya n'umugabo twakoresheje karibira y'ibihumbi 10 kandi tutarenze umujyi wa Kigali. Ivuriro tugezeho tugasanga rirafunze, iryo tugezeho tugasanga rirafunze, kandi kwa muganga ni kwabanguka ngo utabare. Byo nabyo ni ibibembe abaganga bafite byo kwakira umuntu ukabanza ukikoza hirya no hino umuntu ari guhinda umuriro. Hari ivuriro ntavuze rimwe nigeze kujyaho meze nabi nenda gupfa, mfite umusongo uteye ubwoba. Muganga ati mada uri kudusakuriza, uri gusakuriza abarwayi. Mugande ganya ati nta nubwo muganga ari kwakira umunsi afite abantu benshi, meze nabi mba ndimutse njya murinde. Rinyakirana yombi dufite nakirana yombi, ariko turi kuba afite ibibembe. Ni gute umuntu akwakira arembye ugatangira kwikoza hirya ukikoza hino, ufite igipimo umuriro. Murimo wahamagawe no kwakirana abantu yombi, byibuze ni neza yawe yatuma umuntu akira.
ariko ufite ikibembe cyo kutakira abantu neza, kutakirira abantu ku gihe. Ibyo nabyo ni ibibembe. Hakaba n'ibibembo by'abanyamwuka sasa. Akaba n'umunyamwuka tira azifite, rutaki azifite, na za shakara bababa byose bababa baravangavanga, ariko akaba afite ikibembe n'umusambanyi. Aratitira ariko ati nagukorana deliverance, ariko deliverance ndayikora nakinze biro kandi wambaye ubusa. Uri umunyacyubahiro. Bibiliya yavuze ngo Namani yari afite icyubahiro. Ufite icyubahiro cy'uko uri pastor, uri ndabavuze, ufite icyo cyubahiro ariko wibitse ikintu cyitwa ikibembe. Icyo ni ikibembe ugendana. Uri umunyamaboko niko Bibiliya ivuze, ariko ufite ikibembe. Uri umunyamaboko ubasha guhagarika umuntu mu muhanda. Simbivuze, nabibonye mu gihugu kimwe cy'abaturanyi. Ati nsororera, ati nimba ufite na perimi n'ibyangombwa byose ariko nsororera. Icyo ni ikibembe. Namani yari umunyamaboko niko Bibiliya ivuga mu bintu bitanu yari afite. Ari n'umutoni. Ukagira Imana ukaba umutoni ahantu bakakugira umutoni, ariko ukagendana ikibembe cyo gukinagaza abantu. Bakugize umukuru w'abandi bakozi baragutonesha, ariko ufite ikibembe cyo gukinagaza abakozi bagenzi bawe. Abantu barimo barasezera mu ikampani irimo irahomba, nyirayo kuyishinga ntazi aho biri gupfira, ariko hari umuntu hagize umutoni, ariko amugira umutoni yicaranye ikibembe. Ibibembe abantu bafite biratuzengereje. Ugira gutyo ukarambagiza umukobwa ukabona ubwiza, inzobe n'indende aragera iri yateye neza yarize, urumva ukabona n'umugore wabera urugo, ariko yibitseho ikibembe. Mpamvu yakunaniye no kwamuzanya afite ikibembe, ntihishuriye ko afite ikibembe. Ariko reka nsubira inyuma gato, shimira uno mukozi wo kwa Namani. Winjiye mu rugo aravuga ati boss, sinkubahutse uro kubahwa, ufite ibintu bitanu byiza bikuranga, uri umunyamaboko. Ufite ibintu byiza bikuranga rwose, wubahwe ndakubaha, ariko ufite ibibembe. Kandi amakuru mfite hano mwankuye mu Isiraheli, hari umugabo witwa Elisa. Imana ha amavuta yo gukiza ibyo bintu yakijije benshi tureba, abantu benshi bahungira aho ari. N'umugabo umenya amakuru y'Imana, Imana ivuze arabyumva, akorana n'Imana. Uyu Elisa n'umugabo uzwi, wanditse amateka mu gukorana n'Imana mu buryo budasanzwe. Elisa arazwi, yagiye arurura imboga zaruze, yagiye akora ibintu azwiho, yagiye amenya ingamba nyinshi akazirwana akazinesha, amenya ibintu atiriwe ajya kuri tere yabyo, ariko amavuta afite yagukiza ibibembe. Umugabo arambika icyubahiro hasi, atega amatwi umwana w'umukobwa, arangije aravuga ati reka ntegura umunsi ngende ngo ashyira ibintu ku matandiko y'indogobe. Aragenda. Elisa umuntu w'Imana utarigeze akorana umurimo w'Imana ibibembe, arangije amenya ko hari umuntu uje, abwira abo bari kumwe mu cyumba cy'amasengesho ati imirinde y'umuntu uje ndi kuyumva, ariko nimumwinjiza hano mu cyumba cy'amasengesho mumubwira akomeza agende, kuko ibibembe afite ntabwo bikemukira hano, ajye kuri Yorodani. Aramenya ko mu Isiraheli hari Imana. Haleluya. Amanuka agende. Sinshaka kumukoza ibiganza, sinshaka no kureba isura ye. N'ibyo bintu bitanu mu nkangisha ngo arakaze, ngo ararenze, ngo ari hejuru, ngo n'umuntu w'umuhatari, ngo ni danje. Mwinkangisha amatitira afite, nanjye ndamukangisha Imana iri mu Isiraheli. Namanuke ntirirwa za hano, amanuke mumubwira ajye kuri Yorodani. Kandi kuri Yorodani s'il vous plaît yibiremo 7 yiyibije, nta pasiteri akeneye. Haleluya. Uzi uko hari abantu batemerewe kwinjira hera batarakurwaho ibibembe, ariko dore ikosa ryakozwe nuko abantu barabazanye bose n'ibibembe byose n'ibyubahiro bivanze n'ibibembe. Afite icyubahiro n'ikibembe. Uzi yuko bajya kubaka muri Yerusalemu hari aho bacongeye amabuye, bakayazana amabuye aconze ameze neza, bazanye ibigoroma. None mwinjije abantu bafite icyubahiro ko bafite ibibembe, bafite titira ariko binjirana ibibembe, batange bafite ubudiyakona ariko bafite ibibembe, bafite uburirimbyi ariko bafite ibibembe, ngo ni ba bishop ariko bafite ibibembe. Abantu mwinjije ahantu hatagomba kwinjira, bakinjirana ibibembe byabo, bitugeza aha. Mana we, ibibembe by'abantu bafite ibyubahiro bitugeza aha, ibibembe by'abantu bafite uko baje bitugeza aha, ibibembe by'abantu bicaza abantu mu rusengero bitugeza aha, ibibembe by'abantu bahakazi babakorakora ku mabuno bitugeza aha, ibibembe byabo bitugeza aha.
Elisa arangije aravuga ati no nibyo ibyo bintu bitanu muvuga bikaza arabifite ariko namanuke hepfiriya kuri Yorodani hepfiriya kuri Yorodani twebwe tutaranamukiza Yorodani yacu n'amazi yacu turayizera uretse n'ibiganza twizeye n'amazi ari muri iki gihugu Imana ishimwe cyane mumumanukane kandi agema we wenyine yibire karindwi niyibeshye ngo agende ngo gatandatu ngo arambirwe yitiranye ibintu ni karindwi hano mu gihugu cyacu akora ubwuzuro nta bintu by'ibice nta bintu byo kuvuga ngo ntacyo bitwaye mupfe kumushyiramo n'ubwuzuro Imana ishimwe arangije atangira kuzana amagambo ashingiye ku cyubahiro afite ngo nagira ngo ari bundembarembyeho ibiganza ngo none ngo nukujya muri Yorodani ngo nkibira karindwi batese databuja nimba ibyo koko biri mu muti ko tuje dufite amakuru y'iki gihugu y'ubutaka bw'igihugu tuje dufite amakuru ya Elisa yakubwira ibirenze ibyo ntiwabikora ngo arangije aramanuka aragenda muri Yorodani aribira ku nshuro karindwi ibibembe bisigaramo dufite abantu bibiye 5 baza ku ruhimbi bibiye 5 dufite abibiye 3 dufite abantu baje gutera Hareruya bibiye rimwe dufite abantu batwashidutse bari mu rusengero bibiye 4 dufite abantu batuzengereje bibiye 5 arimo badutesha umutwe bibiye 6 subirayo wibire karindwi senyine izina rya Yesu Yesu we ndafashije turi kugendana n'abantu bibiye 6 turi kubona ingo zibana zaribiye 4 turi guturana n'abantu bibiye rimwe gusa mugabo baramubwiye batese Yesu amukoze ku maso turabona kiti ndabona ibiti bigenda hari abantu bakozweho rimwe babona ibiti bigenda gusa ibiti biragenda mwigeze mubona ibiti bigenda arangije mukoro bwa kabiri ati ndabibona none ibintu ni sawa sawa nimubanze mukorwaho kabiri ngo abantu barebe ibikezi dufite inshuti zireba ibikezi we ukabana n'umuntu areba ibikezi akabona uri mubaka kwanga nuko ureba ibikezi ufite inshuti zireba ibikezi uyu musore impamvu yakwanza areba ibikezi nasubira akorwe kabiri uri mwiza nukuye n'umusore ureba ibikezi uri mwiza nukuye n'umukobwa ureba ibikezi nabanza asubira akorwe kabiri arasanga uri icyotara Mani guhuze n'abantu batareba ibikezi ubu twagwije abantu bibiye kabiri duhura n'abantu bakozweho rimwe bahita birukanka umwigisha gukozeho rimwe uhita wirukanyira kuri mikrofone ngo nimuvuge itamena uri kuduvugutisha mena hari omo twazanye wakozweho rimwe ufite ibikezi ngo muvugute ngo mubwire haraho merutse kujya ngo kora mu gituza cya mugenzi wawe nahagurutse rwomba kuko nari nicaranye n'abagabo mugabo nkora mu gituza nkande ko tuzize umwigisha ureba ibikezi wakozweho rimwe wasubiyeho ugakorwaho kabiri ukamenya kuvuga ibyo wateguye n'ibyo wasengeye Mana we tugwije abantu batureba bariko barakozweho rimwe bakareba ibikezi bakabona turi babi bakabona nta byiza dukwiye Mana impa abantu bakozweho kabiri mu izina rya Yesu impa abantu bibiye 7 inshuti zibiye 7 zavuyeho ibibembe izo nizo nshaka mu izina rya Yesu maze ngo yibiye 7 avamahumano we rwose niko Bibiri ivuga arangije arazamuka agera hafi y'urugo rwa Elisa ati nagira ngo ngupangire ituro Eliya ati komezanya amaturo yawe komeza ugende komezanya amaturo yawe atari uko amaturo atemewe atari uko igitambo cyemewe hari impamvu yanze icyo gitambo twumvikane iryo naryo ni isomo turizigisha ntabwo ibitambo byose tubyemera kuko hari ibyo muzana mukuye hepfo byo hepfo hano tubyemera tuzi kubitandukanye ibifite ingaru turabizi hari ibyo muduha mwari kodinze hari ibyo mushaka kuduha mwari kodinze mwashyizeho parireri ntabwo byose tubyemera ibiturutse mu matelefone muri ho parireri mwabanje gutanga abagabo ibyo ntitubyemera twarabamenye byo kwa Namani ntitujya tubyemera ituro ry'umuntu ukiza ibibembe ntabwo tujya turyemera
ngo arangije umugabo Gehazi areba uburyo Elisa yanze ituro. Ndashaka kuvuga ku bibembe abantu babana nabyo, baba mu nzu y'Imana barepeta buzura umwuka wera ko bafite ibibembe. Turashaka ko abantu bibira by'ukuri bakibira inshuro zategetswe. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo arangije ngo ararengana ngo Gehazi ngo areba uburyo iryo tura rijyanye, areba uburyo abijyanye byose, areba uburyo. Arangije ngo Gehazi aramukurikira, uko amukurikiye Elisa ajya mu mwuka areba uburyo umugabo yakurikiye ituro risize ibibembe. Ngo aragenda aramubwira ati databuja, Elisa arambwiye ngo iryo turo ngo rimpe, ngo abitekerejeho. Umva abantu tubana nabo, dukora bakarya. Ubu dufite abantu bazi no kuduhingisha aka kantu bakumva neza, dufite abantu bazi kuduhingisha bagasubira inyuma bakajya guhembesha amaturo. Ibi turabizi neza, tumaze iminsi muri iki kibuga turabizi, dufite abantu baduhingisha bakajya guhembesha amaturo. Umuntu akakwitwaza ukajya guhanura agasigara ahembesha. Abo turabafite. Dufite abantu bashinze igishoro cy'abahanuzi bahanura ugasigara uhembesha. Cyo nacyo ni ikibembe. Cyo nacyo ni ikibembe cy'abantu bajya guhembesha. Mwuka wa Gehazi, mufite abantu mwirirwa mwaragize ibishoro ukamwohereza mu ngo z'abantu, tugenda uhanure gutya na gutya ugasubiraho guhembesha. Cyo ni ikibembe. Ba Gehazi mwe mukurikire. Gehazi arangije aramubwira ati databuja bitekereje, arambwiye ngo iryo turo rimpe ngo umpe nibi nibi. Arabimuko ahindukire Elisa akajya mu mwuka w'uburakari. Arangije aravuga ati noneho sasa ubwo utinyutse ukajya kwaka ibiguzi, ukajya kwaka amaturo, ukajya gukora ibintu abantu b'Imana batinye gukora, ugatinyuka ugakora ibintu abantu b'Imana batinye gukora bakabigendera kure. Ibibembe yari afite bite bikujyaho ngo ahita sasa ibibembe bivuye kuri Namani. Hari abantu barimo batinyuka ibintu twatinye bagenda barimbana umugayo. Dufite abantu twatangiranye umurimo ariko bafite ibisubizo biriho umugayo, bagiye bitekinikira bagenda barimbana umugayo. Ibi bisubizo bihetse ibibembe. Mani bababarire. Murasabwa kumanuka hepfo aho ngaho muri Yorodani mukibira karindwi mukabona kuza kuri izitere zikeneye abakozi b'Imana bahumanutse, badafite ibibembe, batarimbana umugayo. Izitere ziragomba, izitere Imana iri ku rujonjora, izitere zirasigaraho byanga byakunda. Abantu badafite ibibembe Imana ibagirire neza. Turashoje, tugeze ku musozo. Ndashaka gusengera abantu babarimbana umugabo, barimbana ibibembe, baririmbana ibibembe. Uraririmba ariko ufite ikibembe cyo kuvuga ngo murampaye mbone kujya gukora umurimo w'Imana. Ufite ijambo mu kanwa rwose ndetse na ryiza, ariko weguye ijana uhasize ijambo. Ikibembe gitumye usiga ijambo utahana ijana. Kibembe kikwambuye amahirwe yo kuba mu mujyi byari byiza. Kibembe kigukuye mu bagabo, uyikura mu kabindi kagukura mu bagabo. Niko kera bajyaga bavuga abapapa bakuze. Amajana murayaguye ariko bambuye amajambo. Amabaze murayambaye ariko kubera ahantu muyakuye abambuye ijambo. Ibyo byose n'imbaraga z'ibibembe by'agatuti mwahagazeho mutaribira karindwi, by'umurimo w'Imana mwagiyemo ariko mutaribira karindwi. Imana itugirire neza cyane. Ibibembe bizengereje abantu. Imana idufashe kandi turengere. Tugeze ku musozo, tugiye gusenga dusaba Imana ngo ifashe abantu bose badukurikiye. Urwo rugo rwigucaranyemo ibibembe. Umugabo arakuzengereje kuko wamushatse afite ibibembe. Yari umunyacyubaro yujuje ibintu byose washakaga ariko afite ibibembe. Kenyere ku bibembe. Hamvu no mu boss akuzengereje. Afite icyubahiro, urumva arakaza ariko afite ibibembe. Hamvu no muturanyi yakuzengereje. Wabuze naho umuhungira. Afite ibibembe arakaza ariko afite ibibembe. Hamvu no nyirinzu ariko gukoza hirya no hino. Afite amazu n'utuzu ariko akenyere ku kintu cyitwa ibibembe. Imana ibagirire neza. Reka dusenge. Mwami nyiringabo, nyiribihe kandi turagushimiye. Tumenye cyangeje ibintu byinshi ko ari ibibembe abantu babanye nabyo. Kandi umuturabonetse no kwibira karindwi. Turasabye ngo abibiye kane basubireyo buzuza ubwuzuro bwawe mu izina rya Yesu. Abantu bicaye ku gatuti batarujuje ubwuzuro bamanuke babwuzure mu izina rya Yesu. Abantu bafashe indirimbo bakazihimba bagashyira ibitero bitatu ndetse na rofure ariko bafite ibibembo tubamanuye hepfo babanze bagende bageramo karindwi bajye kwibira karindwi muri Yorodani babone kuza gufata mikrofone tubohereje kwibira karindwi mu izina rya Yesu.
izi ngo bazinjiyemo koko ari beza bafite uburanga baratwikururwa bararimba ngo bambaye ibyera baraje ariko bazinjiramo batibiriye karindwi tubohereje kwibira karindwi mu izina rya Yesu mu maraso ya Yesu niho tubibije nonaha urakoze turagushimiye kuri Imana ibikoreye kwiyubahisha tubisenze dushima mu izina rya Data wa twese umwana n'umwuka wera amina amina shalom shalom